ngo ariko reka tubivuge mu mazina yabyo. Kwiroteraho. Yego. Nubwo nari nishatse kubishica hirya no hino ariko mbonye nabivuga neza nk'amazina yabyo. Kwiroteraho. Nkabaza se n'umukobwa ajya yiroteraho? Yo, what up, big boys and young girls, nizere kandi hose muri mumeze fresh. Iyi ni Afro Tricks Media. Kuri kamera zacu dufite umutumirwa wa Danje. Bajya bavuga ngo ntuba Danje, ariko kuba ari wa Danje ngewe simbizi byatari. Iga makuru. Makuru ni meza. Welcome hano ni mu rugo. Thank you. Bimeze bite se? Bimeze sawa. Ariko buriya nyangira akabazo. Nyangira akabazo. Hari igihe kera tukiri abanyeshuri, urumva twiganaga n'abana, urumva ukumva umwana bari kumuhamagara ngo yige, undi kumva bari kumuhamagara ngo yigete. Ariko noneho uburyo ki wowe upronounce ni izina ryawe ngo ni ige. Nkunda ige. Neza kubera iki iry'ikinyarwanda atari ryo ryaje mbere ukumva ngo ni ige? Iry'ikinyarwanda nkunda kurivuga cyane kubera ko abantu bafata ko ndi umwana wa kanaka runaka uzwi, bagahita bakurikira iki, bakavuga ngo umwana wawe ngo twamubonye ngo kuri social media ngo ari kwivuga. No, burya abantu ngiye bishobora kuba mwitwana amazina izina rimwe kandi muri abantu babiri. Buriya rero wenda sosiyete nyarwanda ukuntu yubatse buriya iratangaje. Mbere na mbere wenda sinzi urugendo rwawe, ndagira ngo nyine uko tuzajya tugenda tubana buri munsi uzagenda ugenda uturaburaho gato muri ya mihanda yacu. Ni ukuvuga ngo umuntu bita Ige, Ige ni umuntu umeze ute? Ige ni umuntu uciye bugufi ku muntu wese, ntabwo ari umuntu w'igisamara, ntabwo ari umuntu ugira amagambo menshi. Akenshi ni umuntu utuje muri we. Niyo umuntu ashobora kuba yamutuka aramureba akamubwira ati thank you cyangwa murakoze, turakoze, urishimishije, yego. Ariko uje ari gishobora kumubwira ati ngiye mubwiye ngo urishimishije, ngo yango ntabwo ndanyurwa, ngo ndashaka gukomeza. Mubwira komeza, nkakureba nkamubwira ati okay nimba wishimishije thank you bye ndagiye. Ntabwo ndi umuntu uri hejuru cyangwa se uri hasi, ndi hagati. Ige ni umuntu navuga ngo ni umuntu utamenya ngo ukuntu ateye, ntagira ikintu kimubabaza, ntagira ikintu ahora we muri we yishimye, kuko iyo wishimye akenshi uhora usa neza, iyo uhora useka. Abantu benshi iyo bakurebye bakabona imivugire yawe, bakabona nyine ukuntu witwara, bakumva na karagiteri zawe, bakumva na prononciation yawe y'ikinyarwanda ukuntu gikora, abantu babisanisha nkaho uri igikobwa. Nababwira ko ari hormone z'umuntu aba yaravukanye, ari gishobora kuba waravukanye hormone za gihungu kandi uri umukobwa, cyangwa ukavukana hormone za gikobwa uri umuhungu. Mu mivugire yanjye no na karagiteri zanjye ni igikobwa kandi ndi umuhungu. Tuvugishije ukuri uri umuhungu, yego. Ese ukivuka cyangwa utangiye kumenya ubwenge, wisanze umeze utyo? Wenda duhereze urugendo rutoya mu minota mikeya. Since wenda nk'imyaka, wenda urabona umwana iyo afite imyaka 7, 5 abaza ubwenge. Ese buriya ntabwo ku myaka 5 ntabwo buriya wambaraga wenda nk'udukweto twa mama, udukweto twa tante, bakavuga ntisi y'umwana. Hari ukuntu umwana akiri mutoya babona yambara nk'utuntu tw'umukobwa, cyangwa nawe uri muri ba bandi bakuriye mu bana b'ingagari basukaga n'iki kandi ari umuhungu. Ntabwo navuga ko ntabwo twari dukize cyane, twari turinganiye. Twari turinganiye, ariko mu mikurire yanjye kuva nkiri umwana ntabwo nzi gukina imikino ya gihungu, nakinaga imikino ya gikobwa. Ni wa muntu usanga uhetse ibipupe, naba
nta kindi kintu ndiho ngo usanga ndi gukora utuntu nyine tw'abakobwa twinshi mu mikino, aho ndi kugenda nzamuka aho ndi kubikubwira nko niga muri nasari. yego So ngize muri primaire ntabwo nari nzi gukina imikino ya gihungu. Ndabindi ngo abahungu bakina umupira ngo bagakina imikino y'igihungu nyine yose. Usanga njya kenshi nibera mu bakobwa. Akenshi wabaga wibere mu Mu bakobwa. bakobwa ugasanga ndi gukina za tayari, ndi gukina za imigozi, elastique, ugasanga nyine ndi nk'agakobwa nyine ukabona nyine. Ubwo se mu bahungu mwiganaga mu ishuri ntabwo wenda baguhizaga, kuko wenda hari ukuntu wenda muri primaire tukijya kera hari ukuntu wapofokaga nk'umwana mwigana ukagira nk'umuhungu ukundwa n'abakobwa benshi cyane, kuvuga ati nise nkaka Nikore bura nta kuntu wagenda ukamvugishiriza, wasanga utamuvugije bigahita biba beef. Hari ukuntu kuko njye akenshi natangiye kumenya gukunda ngeze nko muri 3e primaire. 3e primaire niyo natangiye kujya mvuga, kuko abo twiganaga muri primaire nko mu wa mbere no mu wa kabiri ntabwo ari nta kibazo, kuko niba bavuga ati nige turamenyereye ko akunda gukina imikino ya gihungu aho ya gikobwa, niho tumuzi. Ugasanga no muri class usanga nawe ngeze no muri class usanga ntabwo navuganaga n'abakobwa gusa byonyine, ugasanga nabo twicanye kuri kunuze nko muri pupitre, usanga mu mukobwa turi kumwe, kuko basanaga umuhungu namwe ati uri kuntukira ava mu nzira genda ujye gushaka. Ntibagire na ka suspect wenda mutashye amasomo arangiye, ntibagire baguserereza n'ahandi wasanga tunatashye, kuko twiga kigiye mu gitondo na nimugoroba. Basanga nimugoroba igihe abandi batashye nsigaye ndi gukina ku ishuri. Nabona butangiye kugoroba cyane ngo dutahe, kandi ubwo wambaye ikabutura. Nambaye ikabutura nambaye uniforme. Wambaye uniforme ya kaki y'ikabutura n'ishati, ukagera mu rugo. ishati nabagamo imbere, kuko akenshi kuva na kera ntabwo nakunda kwambara ishati yonyine, narashyizemo agapira gasanzwe gadafite lacoste gasanzwe nkahita ndenzaho n'ishati. So ubwo ngubwo uri gukinana n'abakobwa gusa, urumva ufite hormone z'abakobwa, uritwara gikobwa. Muri wowe mo imbere wari uzi ko ibintu birimo imbere, wumvaga nyine abakobwa ari bo nshuti zawe? Numvaga ari abakobwa ari inshuti zanjye. Akabazo k'amatsiko rero, bigeze mu wa 6 primaire, hari ukuntu kera twigaga ugasanga bigeze mu wa 6 primaire tugiye kwiga ibyo bita appareil génétique. Yego. Byagera kuri appareil génétique batangira kuvuga cycle y'uko umukobwa ajya mu mihango n'ibiki, batangira kuvuga ngo umuhungu hari ahantu azamera imisatsi, hari naho wowe iyo babivugaga wumvaga muri wowe bimeze bite? Tugiye bageraga nk'umwarimu akabyigisha, n'abazaga imisatsi bigenze gute, bakambwira ngo bize umwana umaze kugera mu myaka runaka nka 16, 15. Ubwo ni ku muhungu kumenya 15 katangiye kuzana utuntu two mu kwaha, firiya Nyabugogo na Remera, tukazaho kumva nyine abaza se, bakatwigisha ngo umuhungu hari imyaka ageramo agatangira kujya sinzira nijoro, agasanga hari ibintu byari guhe ku gitanda ibimyira byamuvuye mu mazuru hepfo iyo ngiyo. Ariko reka tubivuge mu mazina yabyo. Kwiroteraho. Yego. Nubwo nari nishatse kubishica hirya no hino, ariko mbonye nabivuga neza nk'amazina yabyo. Kwiroteraho. Nkabaza se n'umukobwa ajya yiroteraho? Harimo ati ko ajya mu mihango, kigera akajya mu mihango. Imihango se ni ibiki? Ngo ni umwanda umusohokamo